لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. bavandimwe b'Islam ndetse n'abakristo bakurikira channel yacu, mbere ya byose turabanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye mu byiza ndetse n'abazakomeza kurikira byiza byaranze abaswahaba ndetse n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kugeza ku munsi w'imperuka, dusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala natwe yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bityo bavandimwe, uyu munsi turashimira Allah we wongeye kudushoboza kugaruka mu cyicaro cyacu. Icyicaro mu by'ukuri nta kindi kiba kigamije nk'uko musanzwe mubizi, ni ukwibukiranya ndetse no kwigishanya kumwe mu mitego ya Iblis, kubera ko tumaze kubona yuko Allah subhanahu wa ta'ala mu bitabo bitagatifu nka Bibiliya cyangwa se Quran, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati ese sinabasezeranje mwe bene Adam ko mutazagajya shaytani Iblis, innahu lakum aduwwun mubin. Mu by'ukuri shitani kuri mwebwe bene Adamu ni umwanzi ugaragara, ni umwanzi wanyu. Bityo bavandimwe, impamvu tuba twigishanya aya masomo gutya no kugira ngo tumenye imitego cyangwa se inzira za shaytani ashobora kudutegeramo kugira ngo tubashe kuba twagira gute twakwirinda iyo mitego ya Iblis. Bityo bavandimwe Islam ndetse n'abandi mukurikira channel yacu mutari abayisilamu, uyu munsi turaza kugerageza kuganira, kandi mbere ya byose ndasaba abantu bose bakurikira channel yacu ko batumva ko turi kuvuga agatsiko runaka k'abantu cyangwa se turimo kuvuga abantu runaka bavuge bati turimo turavuga ibyabo cyangwa se ikila, kubera ko tumaze kubona imirongo ya Quran tubwira yuko Allah amaze kutubwira yuko shaytani ni umwanzi wacu ugaragara kuri twese bene Adamu. Shaytani ntabwo areba ngo uyu nguyu ni umuyisilamu cyangwa se uyu nguyu ni umukristo cyangwa se uyu nguyu si umuyisilamu cyangwa se nta dini afite. Twese turi bene Adamu, kuri twese bene Adamu shaytani ni umwanzi kuri twebwe. Niyo mpamvu bavandimwe shaytani afite amayeri yo gutegera bene Adamu inzira yose ishoboka yose, akabagira gute akaba yabategera muri izo nzira. Bityo bavandimwe Islam, uyu munsi turaza kwibukiranya kuri Freemasons Church cyangwa se insengero za Freemason cyangwa se insengero zatangijwe na Freemasons, devil worshippers. Bavandimwe Islam, mbere ya byose kwanza tugomba kumenya yuko bene Adamu n'ababeshyi. Ndetse bavandimwe, urusengero rwa mbere kuri iyi si kurusha indi nsengero zose ni kiliziya iri mu gihugu cya Italia cyangwa se cy'Ubutaliyani mu mujyi wa Vatican. Iyo kiliziya akaba yitwa Catholic Church. Iyi Catholic Church bavandimwe, izina ryayo bwite yitwa St. Peter's Square. Iyi St. Peter's Square bavandimwe, kwanza kubera iki yiswe St. Peter's Square, ishobora kuba wenda abantu basengera mu rusengero cyangwa se n'abakristo muri rusange bavuga yuko Yesu ari umucunguzi wabo, Yesu gutyo, ariko twibaze kubera iki iri kiliziya cyangwa se urusengero tigeze rwitwa St. Jesus ariko rukaba rwariswe St. Peter's Square. Mugomba kumenya yuko bavandimwe impamvu ni ukubera yuko uwatangije urusengero cyangwa se uwatangije kiliziya katolika ntabwo ari Yesu, la, ahubwo nko bavuga yuko iyi kiliziya katolika yatangijwe n'umunyeshuri wa Yesu witwa Petero. Ndetse bavandimwe tugomba kumenya yuko urusengero cyangwa se kiliziya katolika na horero na rito ifitanye na Yesu.
kubera yuko bavandimwe mu gitabo cya Luka kane ku murongo wa 16 batubwira ko Yesu yinjiraga Yesu ubwo yajyaga i Nazareti yinjiraga ahantu mu nzu yitwa isinagogi. Isinagogi bavandimwe nta kindi bisobanuye ngo ni umusigiti w'Abayahudi. Isinagogi nicyo bisobanuye, ni umusigiti w'Abayahudi. Sasa bavandimwe isinagogi bavandimwe isinagogi ni ururimi rw'Igiheburayo, yani isinagogi icyo bisobanuye nta kindi bisobanuye umusigiti w'Abayahudi. Icyo bavandimwe nta murongo n'umwe ugaragaza yuko Yesu yigeze agenda ngo yinjire mu rusengero agiye muri kiliziya. Bityo bavandimwe, hanyuma ahangaha mukuru urusengero rwitwa St Peter's Square, tumaze kuvuga yuko nta huriro bifitanye na Yesu, kubera yuko bavandimwe urusengero cyangwa se iyi kiliziya yubatse mu mujyi wa Vatican cyangwa se muri Italia. Yesu aho yabaga i Yerusalemu. Urebye intera kuva Vatican ngese ukagera Yerusalemu ni intera ndende cyane ku buryo Yesu na hamwe yigeze ahurira n'uyu mujyi wa Vatican. Bityo bavandimwe, tujye kureba noneho uyu nguyu witiriwe uru rusengero. Uyu St Peter's Square cyangwa se urusengero rwitiriwe se nimba kiliziya katolike ikaba itaratangijwe na Yesu, ari kiliziya bivugwa yuko yatangijwe n'umunyeshuri wa Yesu witwa Peter cyangwa se Petero. Bavandimwe ka twibaza noneho ese ni ubuhe buhanuzi bwa Yesu kuri Petero? Ahanga turifashisha Bibiliya bagenzi bacu batari abayisilamu kugira ngo bumve ko tutari kuvuga n'abidini ryabo, aho turi kuvuga ibintu bihari, turimo kwigishanya kugira ngo buri wese amenye ukuri, amenye inzira agomba kugenderamo, inzira imuganisha ku Mana, atari inzira zazanywe n'abazungu ndetse no kuza kwangiza abantu no kutwangiza twese batuganisha mu muriro wa Jahannam. Bavandimwe, uyu Petero, Yesu hari amagambo runaka yajyaga amuhanurira. Urugero tujye kureba mu gitabo cya Yohana 21 ku murongo wa 18. Ahangaha Yesu arimo guhanurira Petero. Yesu aramubwira ngo wowe Petero, igihe wari ukiri umusore, umuntu ufite Bible cyangwa se Bibiliya afate Bibiliya afungure muri Yohana 21 ku murongo wa 18. Yesu ari kubwira Petero, aramubwira ngo wowe Petero, igihe wari ukiri umusore wajyaga ujya aho ushaka ukidegembya, ariko igihe uzasaza hari umuntu uzaza agutware ku ngufu akujyane aho udashaka. Bavandimwe rero, ahangaha ubu ni ubuhanuzi bwa Yesu, kandi Yesu yari intumwa y'Imana, ntabwo ashobora kubeshya, kuko niko byaje kugenda. Petero amaze gusaza, hari umugabo waje witwa Paulo. Uyu Paulo bavandimwe niwe waje gufata uyu Petero amujyana muri Italia cyangwa se mu mujyi wa Vatican. Amugejejeyo agira gute? Yaramwishe. Amaze kumwica bavandimwe aramubamba, ndetse nagamubambye nkuko abandi basanzwe babona yuko babamba abantu. Yamubambye umutwe hasi amaguru hejuru. Nje mpamvu nuzajya mubona imisaraba icuramye, iyo misaraba yitwa the Peter's Cross, umusaraba wande wa Petero. Ikindi bavandimwe, ikindi twavuga nuko ntabwo ari byo gusa. Yesu yakomeje kugenda ahanurira Petero cyangwa se Peter ibintu bitari byiza. Turimo turareba impamvu urusengero rwitiriwe cyangwa se ikiliziya yitiriwe Petero. Hanyuma tukibaza, ese ko abantu basengera muri katolike cyangwa se muri kiliziya katolike bavuga yuko bakurikira Yesu, ese mu by'ukuri Yesu uyu watangije kiliziya katolike ni ibihe bintu cyangwa se n'aya magambo atari meza Yesu yajyaga amuvugaho mu buryo bitari byiza? Bityo bavandimwe, tujya kurebana none muri Bibiliya. Abantu basoma Bibiliya murabizi yuko mu gitabo cya Matayo 16 ku murongo wa 23, Yesu ubwo yarimo kugira gute? Ubwo harimo kumwe na Petero, Yesu yagezeho amwita sekibi, amwita shitani. Yesu mu murongo neza Matayo 16 ku murongo wa 23 urasanga Yesu wawe yabwiraga Petero avuga ati, hoshi mvi ruhande sekibi we,
mva iruhande sekibi, kubera ko ibitekerezo byawe ntago biva ku Mana ahubwo biva ku bantu. Yani bavandimwe, Yesu yagezeho yita Petero sekibi cyangwa se shitani. Hanyuma bavandimwe, tukibaza uyu muntu watangije ikiliziya katolike, nimba Yesu yamwise sekibi, ni gute wewe muvandimwe uvuga yuko ikiliziya katolike ifite ihuriro na Yesu? La, nta huriro ifitanye na Yesu. Sibyo gusa bavandimwe, no muri Bibiliya nusoma none hari ahantu Yesu yarimo gukarabya abigishwa be, arimo kubakarabya, arimo kubatawaza. Yani gutawaza umuntu no gukaraba mbere ko abantu basenga. Yesu mbere ko we n'abigishwa be basenga, babanza kujya gute gutawaza nkuko abayisilamu tubigenza, agakarabya abigishwa be bimwe mu bice by'umubiri. Hanyuma arimo gukarabya ibirenge abigishwa be, ageze kuri Petero yarahakanye, abwira Yesu ati wowe Yesu ntabwo wankarabya ibirenge. Amaze kuvuga ayo magambo, Yesu yamubwiye ngo iki? Yesu yaramubwiye ngo nimba wanze ko nkarabya ibirenge wowe Petero, umenye yuko nta huriro ngiye nawe dufitanye. Yani bavandimwe, byose bigaragaza yuko Yesu ubuhanuzi bwa Yesu kuri Petero ntabwo bwari ubuhanuzi bwiza. Ntabwo Yesu yigeze agira gute ajyana umubano mwiza nawe Petero. Si ibyo gusa bavandimwe, murabizi nanone ubwo Yesu yabwiraga Petero, yamubwira ati we Petero, isake ntabwo izigera ibika utabaje kumakana inshuro zingahe? Inshuro 3. Bigere bavandimwe, ibi bigaragaza yuko uyu Petero Yesu yari yagize gute? Yari yamaze kumuhanurira ibintu bitari byiza, ndetse atari kumwe na Yesu ku nzira imwe. Iki bavandimwe, icyo twavuga ahangana nanone, Yesu nanone mu ndi murongo yabwiye muri uyu murongo tukomeje muri Matayo 16:23, aramubwira ati wowe Petero, mu byukuri njyewe ndaza kuguha cyangwa se nzaguha urufunguzo icyo uzafungura muri iyi si no mu ijuru kizafunguka, icyo uzafunga muri iyi si ndetse no mu ijuru kizaba gifunzwe. Aba bakatolike bavuga yuko Yesu yahaye Petero urwo rufunguzo. Hanyuma si ibyo gusa, hagati muri St. Peter's Square mo hagati harimo imva. Bavandimwe, tuvuga ngo St. Peter's Square, Saint, ijambo Saint ni imva. Ubu nicyo bisobanuye, ni imva, ni kaburi. Tukibaza ese ni kubera iki imva ya Peter cyangwa se ya Petero yubatswe hagati mu rusengero? Ese ibibanza byabuze byo gushinguramo abantu? La. Ndetse nureba bavandimwe, hagati muri urwo rusengero harimo umunara. Uyu munara witwa The Satanic Obelisk. Ni umunara wa Ibilisi. Ndetse bavandimwe, iyi mva impamvu iyo yubatse hagati muri kiliziya bavandimwe, batubwira yuko, ndetse tumaze kubona yuko Yesu, yani tumaze kuvuga yuko hagati muri kiliziya hubatse iki? Hubatse imva. Yani hagati muri kiliziya hubatse imva yande ya Petero. Ndetse bavandimwe, hariya kuri ya mva hakabona hari umunara muremure, umunara witwa The Satanic Obelisk cyangwa se umunara wa Ibilisi. Si bityo bavandimwe, nkuko bagenzi bacu twabivuze, Yesu nkuko twabonye mu murongo abwira Petero ko azamuha urufunguzo. Icyo azafungura kuri iyi si no mu ijuru kizaba gifungutse. Icyo azafunga muri iyi si no mu ijuru kizaba kizire gute? Kizaba gifunze. Abantu bakavuga yuko Yesu yahaye Petero urufunguzo. Ndetse si ibyo gusa, ubwo rufunguzo rukaba urufunguzo Petero yarusigiye Pope cyangwa se Papa John Paulo wa kabiri. Ndiyo mpamvu bavandimwe, buri kwa gatatu abakristo cyangwa se abakatolike iyo bagiye muri kiliziya bajya kwa padiri, bakabwira padiri nakoze ibyaha ibi n'ibi, ndashaka yuko nshaka kubabarirwa ibyaha byanjye. Padiri akajya mu kumba ke, agakora ibyo akoramo hariya, akagaruka akamubwira ati mwana wanjye, wababariwe ibyaha byawe, ntabwo ntuzongere gusubira ibyaha wakoze kuko Imana yagize gute? Umaze kubabarirwa ibyaha byawe. Bavandimwe, ni kubera iki aba bantu bababarira ibyaha kandi atari Imana? Ese ni wowe ubushobozi bafite bwo kuba bababarira ibyaha kandi aba ari abantu? Aba ngaba bavandimwe bavuga yuko kuba Yesu yasigiye Petero urwo rufunguzo rwakorewe kopi, yani mwakorewe kopi, barusigira Pope Paulo wa kabiri. Uyu Pope Paulo wa kabiri nawe akora kopi yindi asigira
Pope Benedict wa 16. Ndetse bavandimwe bagakomeza bavuga yuko izi funguzo zikomeza zigenda zikorwa copy kugeza ku bapapa bandi bose bagenda bagiye gute bazifite n'abapadiri bose. Impamvu mbona yuko bavuga yuko bafite ubushobozi bwo kugira gute wo kuba babara ibyaha, ariko bavandimwe byose no kubeshya abantu kugira ngo abantu bakomeze bakora ibyaha. Bavandimwe ninde utazi yuko ubabara ibyaha? Allah atubwiye ati wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah, nawe ushobora kubabarira ibyaha uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ni gute umuntu wakubwira yuko wowe ibyaha wakoze umaze kubabarira ibyaha? Uwo muntu afite ubushobozi? Ese niyo mana ya usenga? Ese niyo mana ikubabarira ibyaha? Bavandimwe tumenye ubwenge, dufunke mu mitwe yacu. Ntabwo turi kuvuga aya magambo kugira ngo tuvuge iby'abandi, ahubwo turimo kuvuga ibintu bihari. Abantu nimba usenga, nimba ujya muri Kiliziya Katolike ukaba ari umuntu ushaka kumenya Imana, ushaka kuzajya mu ijuru, menya ubwenge, ufungura umutwe wawe uvuga uti ese mu by'ukuri uyu muntu uri kumbwira ngo ntamaze kubabarirwa ibyaha, ububasha afite ku Mana ni ubuhe bubasha afite ku Mana ku buryo ambwira ngo ngiye maze kubabarirwa ibyaha? Bavandimwe rero ngo twabivuze ahangaha hagati muri St Peter's Square harimo imva, ndetse iyi mva bavandimwe uko nabibabwiye hariya muraza kubona umunara. Uyu munara ngo twabivuze witwa the Satanic Obelisk, munara wa Iblis. Sibyo gusa bavandimwe, noneho murebe muri Sao Paulo muri Brazil hari undi munara witwa the Satanic Obelisk. Sibyo gusa bavandimwe, reba hano hafi mu baturanyi bacu muri Dar es Salaam, ahana naho uraza hano yitwa Soko Ine Drive, hana hari urusengero rwa Freemason, uraza kubona bavandimwe naho rundi munara witwa the Satanic Obelisk. Sibyo gusa bavandimwe, ngaho reba noneho hanze ya White House hari umunara witwa the Satanic Obelisk. Sibyo gusa bavandimwe, mu Misiri ahantu hari ibisanamu byubatswe na Firaun la'natullahi alayhi, naho ureba neza uraza gusanga uyu munara wa Iblis witwa the Satanic Obelisk. Ese bavandimwe uko twabivuze, hanyuma twibaze bavandimwe iyi Catholic Church ko tubona abapadiri abapapa biyita batagatifu. Uzajya kumva umuntu avuga ati umutagatifu kanaka, umutagatifu kanaka. Twibaze bavandimwe, ese tugende kuri Bibiliya, ese biremewe kuba bakwita umuntu umutagatifu? La, Bibiliya irabihakana bavandimwe. Tureje mu gitabo cya Matayo 23:9, Yesu Imana iratubwiye ati uramenye ntuzigere wita umuntu wari we wese hano kuri iyi si ngo ni umutagatifu, kubera yuko mu by'ukuri Nyagasani wanyu cyangwa se Imana yanyu niwe mutagatifu kandi kabiri hehe iri mu ijuru. Bityo bavandimwe, ibi bigaragaza yuko kuba abakristo cyangwa se abakatolike biyita abayobozi babo cyangwa se abapapa babo batagatifu, kandi Bibiliya ubwayo ibihakana yuko nta mutagatifu cyangwa se namenye ntuzagira umuntu umwe wita mutagatifu kuri iyi si usibye Imana imwe rukumbi iri mu ijuru. Ibi ni bigaragaza yuko iyi Catholic bavandimwe ni abantu bapinga inyigisho za Bibiliya, ni abantu bapinga inyigisho za Yesu. Aba ni bitwita ba Antichrist, ari umuntu upinga inyigisho za Bibiliya, uyu nguyu tumwita Antichrist. Kandi kubera ko Yesu yaje yigisha ijambo ry'Imana, ibyo Imana Yesu yigishije nimba ugiye ukubiri nabyo ukabipinga, bivuze yuko nta kintu uri cyo usibye kuri Antichrist, uri upinga Yesu. Bityo bavandimwe, tukomeje nanone nko nabibabwiye noneho ngaho murebe sasa Pope Benedict arimo kwerekana nkuko twari tubivuga muri clip zacu bavandimwe. Twabonye ko Iblis, Bible ubwayo tubwira ko Iblis afite amahembe abiri. Ngaho reba Pope Benedict arimo kwerekana the devil salute. Aya bavandimwe nkuko nabibabwiye, aya ni amahembe ya Iblis, ni amahembe ya shitani wavumwe. Uyu Pope arimo kugenda yereka icyubahiro cye kwa Iblis ufite amahembe abiri. Sibyo bavandimwe, noneho reba noneho arimo kwerekana the devil salute, amahembe abiri ndetse n'amaboko abiri bavandimwe. Ndetse nkuko mubibona akenyeye igitambaro cyangwa se yambaye umwambaro
w'umutuku. Uyu mwambaro w'umutuku bavandimwe ko nagiye mbibabwira muri clip zatambutse, nta kintu uhagarariye bavandimwe sibyo ko uhagarariye Masih Dajjal. Uyu Masih Dajjal niwe bagenzi bacu bita Antichrist, cyangwa se uzaza ikigeragezo kizaza mu bihe bya nyuma. Irimo Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye witwa Masih Dajjal. Uyu Masih Dajjal bavandimwe muri clip yatambutse twamuganiriyeho impamvu bavandimwe uyu mugabo yambara iki gitambaro cyangwa se yakenye iki gitambaro cy'umutuku. Nimujye ngo kwifotoza la afite icyo sobanuye bavandimwe. Irimo Imana sallallahu alaihi wasallam yatubwiye yuko uyu Antichrist cyangwa se uyu Masih Dajjal naza azakirwa n'abayahudi 72,000 ndetse bose bazaba bambaye imyambaro y'umutuku bavandimwe. Impamvu nabibabwiye nko nabibabwiye muri clip yatambutse, uyu munsi bavandimwe Perezida wari wese ahantu hose agiye agomba kugenda yambaye, agomba kugenda agatambuka ku itapi y'umutuku. Narababwiye itapi z'umukara zirahari, itapi z'umweru zirahari, ariko kubera iki mu perezida wese agomba gutambuka ku itapi y'umutuku? Impamvu bavandimwe no kubera yuko ari gutegurirwa Masih Dajjal, hari abantu bari kumutegura bavandimwe mu rwego ruhambaye, ndetse barimo kumutegura buryo bazamwakira bavandimwe mu Islam ndetse n'abandi batari abayisilamu. Hanyuma bavandimwe twibaze, ese ko tubona noneho ngaho banza bitegereze iyi St Peter's Square hejuru, uraza kubona hejuru izengurutswe n'amasanamu. Bible itubwiye iki bijyanye n'amasanamu? Aya masanamu bavandimwe nkuko Yesu abitubwira, n'uwinjira aha ngaha aya masanamu ko muyabona ari hanze cyangwa se ari inyuma, ari hanze y'urusengero rwa St Peter's Square cyangwa se urusengero rwa Catholic. Ariko mu imbere winjiye imbere uzasanga harimo amafoto cyangwa se ibisanamu bimanitse ku bikuta. Aha amafoto bavandimwe akaba bamwe bakaba bavuga yuko ari ifoto, hari ifoto y'umugabo n'umugore ndetse n'akana. Akana ari Yesu, umugore akaba ari Maria cyangwa se Mariam, naho uwo mugabo akaba ari Joseph. Bavandimwe icyo mugomba kumenya nuko aya ni amafoto yo kubeshya. Aya ni amafoto yazanywe na Freemason kugira ngo mwebwe mukomeze mukora ibyaha, musenge ibitari byo, musenge ibyigwamana, muzajye mu muriro wa Jahannama. Bavandimwe uwo ntabwo ari Mariam, uwo mugore no mwana ntabwo ari Yesu, no mugabo ntabwo ari Joseph. Reka ngo baze ikibazo nimba uri gupinga. Ese mu byukuri ushobora kumbwira mu gihe Yesu yari ahari ni ihe appareil photographe yari ihari kugira ngo mutubwire ko iyo ngo iyi foto yafashwe ni ifoto yafashwe Yesu? Bavandimwe mugomba kumenya yuko mu gihe Yesu yarakiriho na appareil nimwe yari ihari yo gufotora. Uyu mugabo mubona, uyu mugabo mujya mubona ku mafoto muri Kiliziya Katolike, uyu ngo yitwa Nimrod cyangwa se Namrud ben Kanaan. Uyu Namrud mu bantu basengaga, mu bantu bitaga Imana nawe arimo. Uyu niwe wa muntu Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye muri Qur'an witaga Imana, abwira Ibrahim ngo mu byukuri Ibrahim yamukoreraga dawa cyangwa se Abraham, akamubwira ati Imana yanjye njye Ibrahim cyangwa se njye Abraham ni Imana yica igakiza. Uyu mugabo nawe abwira Ibrahim ati nanjye ndica ngakiza. Ahamagara abantu babiri, abasirikare baravuga ati munzanira abantu babiri hano mwereke. Afata umwe aramwica, undi aramureka. Ibrahim arangije aramubwira ati noneho Imana yanjye ivana izuba ibirasirazuba ikarirengereza iburengerazuba, ngaho wowe fata izuba urasirize ibirengerazuba. Allah aratubwira ati fabuhita alladhi kafar, wari umuhakanyi agira gute? Araseba. Uyu wari umuhakanyi agira gute? Araseba bavandimwe ba Islam. Ubwo rero bavandimwe dukomeje rero iyi foto muko mukunda kuyibona, uyu mugabo uyu nguyu yitwa Namrud, ntabwo ari Joseph, la uyu ni Namrud ben Kanaan. Hanyuma uyu mugore ni umugore witwa Semilamizi. Uyu Semilamizi bavandimwe niwe wari umugore wande wa Namrud, naho uwo mwana akaba yitwa Tamuzi. Uyu Tamuzi bavandimwe ni umwana wa Semilamizi ndetse na Namrud ben Kanaan. Bityo bavandimwe aho na Yesu uhari, nta Maria uhari, ndetse nande na Joseph uhari, ahubwo abanga bavandimwe ni ba devil worshippers. Uyu nguyu Namrud ben Kanaan cyangwa se Nimrod, uyu nguyu yitaga Imana. Kandi bavandimwe ibyo nibyo Freemason ikunda, umuntu wita Imana, umuntu uvuga yuko ari Imana. Uyu nguyu niwe ukundwa cyane muri Freemason, nkuko twabonye na Firaun. Freemason baramukunda cyane kubera ko nawe yagezeho ikajya yita Imana, apinga amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ashaka yuko abantu bamusenga bakazajya mu muriro wa Jahannam. Bityo bavandimwe aya masanamu Bibiliya iyavuga iki? Ndetse nureba neza bavandimwe, uje mu mujyi wa New York City uzasanga ikirango cyakira abantu muri New York City ni ikirango cyitwa the status of liberty.
Iki bavandimwe uyu mugore muko mubona uyu nguyu ni umugore wa Namrod muko mubona afashe ikintu kimeze nk'umuriro cyangwa se ikintu kimeze igiti kiriho umuriro ndetse yambaye ingofero y'uki ingofero imeze ifite nk'imirasire y'izuba tuzakora clip ya kabiri tubereke neza yuko uyu Namrod bin Kanaan amateka ye n'abantu bizihiza Christmas cyangwa se ukuvuga kwa Yesu tubereke ahantu bifitanye ihuriro beka tukomeze n'ikiganiro cyacu ariko bavandimwe ibi byose na amasanamu ari mu nsengero za Katolike hanyuma ngo tubireba tubisemije mu gitabo cya kuva 20 ku murongo wa mbere kabiri cyangwa se kujya ku murongo wa 3 Imana iravuga ngo uramenye ntuzakore ibibazanyo cyangwa se ntuzabaze amasanamu cyangwa se ntuzagire gute ntuzayubamire ntuzayubamire ntuzayasenge yani Allah Imana muri Bibiliya iratubuza kubaza ibibazanyo cyangwa se ibisanamu ndetse no kujya gute no kubisenga none uyu munsi abakristo cyangwa se abakatolika bajya muri kiziya bakagenda mbere y'ibyo bisanamu mbere y'ibyo bishushanyo bakagenda bakabipfukama imbere bakabisenga bavandimwe ahanga icyo gihe umuntu abakoze amakosa ibyaha bibiri abakoze ikosa ryo kuba yakoze ibishushanyo ijya kabiri abakoze ikosa ryo kugira gute ryo kubisenga kandi tumaze kubona yuko Imana ubwayigira gute ibibuza bavandimwe b'Abayisilamu ndetse n'abandi mutari Abayisilamu none bavandimwe no ni murebe no sasa aya ngaya abana n'abapopu abapopu kuva abapopu bakera abapopu bose ibyo bikorwa byabo bagenda berekana mu buryo bugiye butandukanye nto gutinya hano gutinya Imana bari mu kugerekana ibikorwa nk'ibingibi noneho nugusoza na Katolika bavandimwe ngaho reba Pope uyu ni Pope Benedict noneho ari kugenda bavandimwe iyi ni video yakoraga mu ibanga ariko bavandimwe Allah subhanahu wa ta'ala yamushize hanze anga harimo gukora icyo bita sacrifice cyangwa se harimo niho twavuga nko guterekera ngaho reba afashe itungo aje guterekera ibigirwamana utugirwamana tutubaho bavandimwe uyu niwe muyobozi w'abakatolike ku isi bavandimwe murebe uyu devil worshipper n'umwe mu bantu basenga ibilisi ndetse bavandimwe uyu nguyu ntabwo ari umwe mu bantu baganisha abantu gusenga Imana ahubwo aba bose bavandimwe na bamwe mu bantu bagira gute bayobya abantu kugira ngo abantu bagira gute basaje mu rwajahana ngaho reba uyu Papa Benedict bavandimwe arimo gukora icyo bita sacrifice arimo guterekera Oh dear God, what to do? Our holy church is in such big trouble. People no longer believe in our holy mission. These scandals are engulfing and destroying us. The priesthood, which should be holy and blameless in the eyes of the world, appears lewd and corrupt, disgraceful. Every day, yet another priest is arrested for child abuse and pedophilia. People now look at us with skepticism and distrust. Oh Lord. We are threatened by the decay of morals, atheism, ethical relativism. What blasphemy! The sacred dogmas and our rituals are mocked and questioned every single day. To the point of putting so much doubt on the church. cyangwa bavandimwe hanga ku bantu basenga muri Catholic Church cyangwa se abantu basenga muri Catholic bavandimwe muvandimwe umenye yuko rero ibyo tumaze kugaragaza hanga bavandimwe nta kindi bisobanuye yuko Kiliziya Katolika nta huriro ifitanye na Yesu ndetse bavandimwe uwatangije Kiliziya Katolika ntabwo ari Yesu nuzajya gusenga ugere usenge kubera yuko ku mategeko mabwiza y'igihugu buri wese emere ko bayasengera mu idini ashaka
ariko cyangwa se ugasengera muri Kiliziya Katolika ko wabonye papa wawe na mama wawe bajya gusengera muri Katolike, ariko nujya gusengeramo ntuzagira icyizere kuvuga yuko Kiliziya ndi gusengeramo ni Kiliziya ya Yesu cyangwa se ni Yesu yitangije. La, ntabwo ari Yesu yitangije. Bavandimwe, urusengero rwa kabiri cyangwa se Kiliziya ya kabiri ni urusengero rwitwa The Lutheran Church. Uwatangije urusengero yitwa Martin Luther. Martin Luther bavandimwe ni wa wundi wavuze ngo I have a dream. Bavandimwe, uyu yari umukardinali muri Kiliziya Katolika, ariko amaze kubona yuko abakatolika icyo bari gukora ntago ari ibintu byiza, yageze wagira gute ahita yigumura cyangwa se ahita yikora icyo bita protest. Yani protest. Uyu ni watangije urusengero rwitwa Ebenezer Lutheran Church cyangwa se urusengero rwa Protestant cyangwa se abaporoso. Wowe muvandimwe, nimba usengera abaporoso, umenye ko abaporoso cyangwa se idini ry'abaporoso ntago ryatangijwe na Yesu, ahubwo ryatangijwe na Martin Luther. Bityo rero nujya gusengeramo ntuzavuge ngo ngiye gusengera mu rusengero rwa Yesu. Umutangizi w'urusengero ntabwo ari Yesu, ahubwo umutangizi w'urusengero bavandimwe ninde? Ni Martin Luther. Bavandimwe, urundi rusengero twavuga twihuse ni urusengero rwitwa The Salvation Church. Bavandimwe, uwatangije urusengero yitwa General William Booth. Bavandimwe, yavutse mu 1829 ahitwa Nottingham City mu Bwongereza. Bavandimwe, iyo murebye uyu musaza ni umusaza ufite ibyanwa ugira ngo ni intumwa y'Imana cyangwa se ni umuhanuzi. Uyu nguyu bavandimwe yari umusirikare. Ndetse bavandimwe, uyu nguyu uruye twavuze ngo Salvation Church uvuga ngo ni urusengero rw'abarokore. Nimba uri umurokore bavandimwe, umenye yuko uwatangije idini ry'abarokore ntabwo ari Yesu. Uwatangije idini ry'abarokore ni uwo ngo yitwa General William Booth. Niwe mutangizi w'uru rusengero cyangwa se urusengero cyangwa se idini ry'abarokore. Hanyuma bavandimwe, urundi rusengero none twavuga ni urusengero rwatangijwe rwitwa Orthodox Church. Uwatangije uru rusengero bavandimwe yitwa Theodoros. Nko muvandimwe, niba usengera mu rusengero rwa Orthodox Church, umenye yuko uwatangije urusengero ntabwo ari Yesu, ahubwo nuwitwa Theodoros. Bityo bavandimwe, ndetse urusengero rwa Orthodox Church akenshi muzajya mukunda kubona insengero zabo zisa neza n'imisigiti. Ushobora kuyoba wo mu Islam uje gusari ukagira ngo ni urusengero ni umusigiti, kumbe ni urusengero rwa Orthodox Church nkuko mubona kuri aya mafoto. Ikindi bavandimwe, nanone urundi rusengero twavuga nanone ni urusengero rwitwa Anglican Church. Anglican Church bavandimwe, narwo uwaritangije ntabwo ari Yesu, ahubwo rwatangijwe n'uwitwa King Henry. King Henry bavandimwe nawe ni umwongereza. Uyu niwe watangije idini cyangwa se urusengero rwa Anglican. Abanglikani mwese mumenye yuko urusengero cyangwa se idini ryanyu ntabwo ari Yesu waritangije, ahubwo waritangije yitwa King Henry cyangwa se umwami witwaga Henry wo mu Bwongereza. Bavandimwe rero, kadusoza ahangaha tuzakomeza igice cya kabiri. Bavandimwe, ndashaka ko twerekana noneho bimwe mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an atubwira yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam niwe wasoje intumwa ndetse n'abahanuzi. Ariko bavandimwe, mu minsi twumva bamwe mu bahanuzi batubwira yuko ni abahanuzi b'ibinyoma. Bavandimwe, mu minsi ndagira ngo mberekane muri clip yacu, tuzakomeza n'indi clip ya kabiri tukomeza kureba n'andi matorero yatangijwe n'abantu bitangije ibyabo ubwabo bashaka kugira ngo bayobye abantu babaganishe mu Jahannama. Bavandimwe, ahangaha tujye kureba bamwe mu bantu biyise ngo ni abaprofeti cyangwa se n'abahanuzi, ariko abo bose bavandimwe mumenye ko ni abahanuzi b'ibinyoma, kubera yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam niwe muhanuzi wa nyuma, nta wundi uzaza nyuma ye. Uzaza nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uyu nguyu azaba ari umuhanuzi w'ibinyoma. Yesu ubwe mu guhanura bene Israeli yababwiraga ariko hari umuntu uzaza nyuma ye, hari indi ntumwa izaza nyuma ye. Iyo ntumwa izina ryayo yitwa Ahmad, ariyo ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bavandimwe, umupasiteri cyangwa se umuprofeti cyangwa se wiyita ko ari umuhanuzi w'aba bantu b'ibinyoma. Bavandimwe, umukristo uri kundeba iyi clip yanjye, bavandimwe, ntago ndimo
anama ndukora criticize kusengero zanyu cyose n'aba prophet banyu ariko nawe koresha inyurabwenge urebe abantu ibyo bakora bavandimwe murebe nimba binyura mu nyurabwenge kwanza mugomba kumenya ko bavandimwe Islam Church of Satan cyangwa se Freemason nkuko nabibabwiye kugira ngo ugire power muri isi ntabwo ushobora kugira power twaje tubibona mu bakinye baje batandukanye abahanzi baje batandukanye bavuga yuko abagurishije nafsi zabo ko iblis kugira ngo abahaye power no kumenyekana bavandimwe Islam bityo ngo twaje tubivuga iblis yafashe ahantu hose yagiye atanga abantu impande zose mu mipiro ibisi yafitemo abayoboke abayobya abandi mu mikino mu bahanzi nuko nguko mu mafilime nuko nguko mu bayobozi nuko nguko bavandimwe ndetse bavandimwe no mu nsengero uyu munsi bavandimwe abapasiteri bakoresha imyuka ya iblis mu gihe abantu bose bavuga ngo ku izina rya Yesu na bose n'abakora mu izina ry'Imana la bavandimwe ari abandi bakoresha imyuka ya iblis bavandimwe kugira ngo bayobye abantu ndetse nko mujye kubona muri izi clip abakristo iyo bari mu nsengero zabo bavandimwe iblis kubera yuko abamaze guhaba abapastor power ndetse bakabana n'amajini aba bantu bavandimwe amajini barimo gukora muri aba bantu ntabwo bashobora gutuma abantu babona ibirimo gukorwa ahubwo babona yuko ibintu byose biri gukorwa ari ibintu byiza bavandimwe tujye kureba kubera ko abamaze ubwenge bwabo bamaze gutwarwa ntabwo bashobora kubona ibyo biri gukorwa ibitari byiza bavandimwe ngo babone ko atari byiza ahubwo ibyo babona byose babona ari ibintu byiza bavandimwe Islam tujye kureba bavandimwe Islam ibi byose ni ibitangaza bibera mu nsengero z'abagenzi bacu ngaha murebe bavandimwe insengero ibikorwa muri insengero zanyu ibikorwamo bavandimwe namwe muvuge muti ahangaha uyu muntu ukora ibi bintu ashobora kunganisha ku Mana cyangwa se ashobora kunganisha mu muriro wa Jahannama bavandimwe ushize mu nyurabwenge nawe watabibaza ibi bitangaza ese ibitangaza nk'ibingi bibaho mu by'ukuri umupasiteri wa mbere tujye kureberaho ni umupasiteri ndetse ni numukafiri cyangwa se numuhakanyi devil worshipper usenga iblis nawe akorera iblis bavanye mu kuyobya abakristo mu kuyobya abantu uyu nguyu yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 1983 uyu nguyu akaba ari umunya Malawi uyu nguyu bavanywe akaba yitwa Shepherd Bushiri Shepherd Bushiri bavanywe ibitangaza abwira abantu nuko abwira abantu yuko hari umugabo waje musenga nkuko mujye kubona muri video aravuga ati ngiye mfite abana babiri ariko umwana wanjye sinzi ahantu haba naramubuze uyu pastor aravuga ati ngiye ngiye gukora igitangaza ati umwana wanjye kumwereka mu mwuka abwiye umuntu ati ninde muntu ufite aho ngaho tablet bamuha tablet anje bavanywe ahita atunga tablet mu kirere anje akanda kuri tablet nureba neza arakanda gutya akahita kandi kwindi foto akazama kana kagahinja ubwo abantu bakavuga yuko akoze gitangaza yerekanye umwana mu mwuka yani ni ibintu bisetsa gusa bavandimwe ni ibintu umuntu ufite amaso yabona ko ari mu bintu byo kubeshya ariko bagenzi bacu ntago bajya bibona kubera yuko shaytani amaze kugira gute aho hantu bari imyuka y'ibirisi ishobora gutuma batagira gute batabona ngaho reba nawe umuntu uri kureba iyi clip urebe nimba uyu muntu koko icyo ari gitangaza arimo gutunga iyi tablet mu kirere anje akanze wahita kana ku ifoto hajemo agafoto kagahinja ngo ngaravuze ngo agoze gitangaza. Yes, man of God. How many? Two. This child in this prayer. Do I know the names of your children? No, man of God. Did you tell me? No, I didn't tell you. Huh? No. He said that he had seen a vision where the child's picture had been revealed to him by God. Go deeper, Papa. Prophesy, man of How God. do you pronounce this one? Just wait. He then asked for a tablet and went on to conjure the picture of the child onto the tablet. I'm failing to get the name in the spirit. But wait. Prophesy me. Why should I be struggling yet I can capture her in the spirit? Who has an iPad? An iPad. Prophesy. Can I use this iPad and capture? Can I capture? I major one. Go deeper, man of God. Little did he know that the cameras were onto him, that he was filmed when he tapped on the gallery options of the tablet and showed the picture of a baby to the congregation. Bavandimwe sibyo gusa uyu pastor Shepherd Bushiri arabwira ngo nkuko Yesu yagiye yatembeye hejuru y'amazi nawe ari kwerekana ari kumanuka ku escalier arangije ageze ku escalier ya nyuma aragiye noneho ari kugenda mu kirere ngaho murebe bavandimwe ibyo byose ni ibintu byo kwereka abantu yuko bose aba bantu ari abahanuzi cyangwa se bakora ibitangaza ariko bavandimwe ibi ntabwo ari ibitangaza ahubwo nicyo bita brainwash kugira ngo abantu babone yuko ari abantu bakora ibitangaza bakurikira insengero zabo bakomeze babe abayoboke babo babaganisha mu rwa Jahannam ngaho ibaze muvandimwe ntabwo tujya tureba amafilme ese ntabwo tubona abantu baguruka mu birere mu kirere ese ibyo bintu baba ari ukuri bavandimwe hari ibintu bakora
hari ibintu bakora bagendera ku tugozi ariko ibyo tugozi ntago turebesha amaso yacu kubera yuko bavandimwe hari montage. Uyu nawe rero ko ari kuvuga ngo bagenda mu kirere bavandimwe byose ntago wavuga yuko ari ibitangaza kubera ko no muri filime turabibona, tubona yuko abantu bagendera mu kirere cyangwa se bagasimbuka, ariko mu by'ukuri ntago ari ibintu by'ukuri. If you notice, you would see that the moment he starts walking on water, the camera is focused only on his legs and we can't see what's going on with his upper body. This is probably something similar to what is used in movies, and it's not even properly done. Maybe Pastor Bushiri just thinks everyone is dumb, or he doesn't care if people believe it or not. But if you think this was strange, wait until you see... Bavandimwe tujye kureba undi muhakanyi nanone wayobeje abantu benshi. Bavandimwe uyu nguyu ni umupasiteri witwa Sayangore. Uyu Sayangore nawe ni umunyazimbabwe. Bavandimwe uyu nawe abeshya abakristo yuko aganira n'Imana kuri telefone. Muvandimwe nawe umukristo uri kundeba no muislamu mwibaze Imana ishobora kuvugana n'umuntu kuri telefone. Iyo ni Imana bwoko ki bavandimwe? Iyi ntago ari Imana bavandimwe, iyi ni imyuka mibi. Abana babeshyi bari kubeshya abakristo kugira ngo bakomeze baganishe mu Jahannama. Ngaho rero uyu mupasiteri arimo kuganira n'umuntu ngo umukristo ngafite ibibazo. Abavandimwe aba bapasiteri ikindi babwira nuko bafite uburyo bumvikana n'abantu. Agafata umuntu agakodesha umuntu akamubwira ati ngiye ngiye kujya mu rusengero rwanjye uvuye ko ufite ibibazo nibi hanyuma ngiye ndaza kugerageza kuvuga yuko ufite ibibazo nibi abantu bumva ni kuvuga ibintu akandi bo batabizi cyangwa se nkavuga ibintu nimeze nkaho ni guhanuraho ibintu uvuye ko ibyo ndi kuvuga ari ibyo bize abone abayoboke benshi baza kubagana urusengero. Ngaho rero uyu mugabo yani ni ibintu ni ikinamico bari gukina mu rusengero zabo bavandimwe, ariko kubera ko abakristo bari mu rusengero baba imyuka ya shayitani cyangwa se imyuka ya ibilisi iyo yamaze kubatwara ubwenge ntabwo bashobora kumenya ibyo barimo bavandimwe. Ntabwo turi gutukana, ntabwo turi kuvuga nabi insengero zanyu cyangwa se amadini yanyu, ariko murebe namwe mushiye munyura ubwenge, murebe ibintu nimba bishoboka kuko Imana ivugana n'umuntu kuri telefone ibintu bibaho. Ngaho rero uyu pastor, is this heaven? Is it heaven? I have a woman here. What do you have to say about her? Oh, I should ask her who is Sibo. Sibo. Who is Sibo? Okay. All right. Okay. What else, Papa God? What else, Papa God? God is telling me to ask you, why is it He's showing me a heart? He says we should pray for your children. 2 of them. He is saying the other one is epileptic. The other one is asthmatic. bavandimwe nanone undi mupasiteri nanone wayobeje abantu nanone bavandimwe ni umupasiteri witwa Makandiwa. Uyu Makandiwa nawe bavandimwe ni umunyazimbabwe. Uyu nawe bavandimwe ibitangaza byavuga yuko ari umuhanuzi ukora ibitangaza, ariko ibitangaza bye bavandimwe ibitangaza bisekeje. Abwira yani uraza kwibona umuntu aje mu rusengero n'umugore ubyibushye ngo we afite ubushobozi bwo kugabanya ibiro bye. Yani ngo aramusengeye arangije amuga ati ngaho kujya ku munzani. Umugore aragiye gukora ibabwiye bavandimwe. Umuntu araza akumvikana n'umupasiteri akamubwira ati wowe ngewe uraza kuvuga yuko wari ufite ibiro 110. Yani uyu mugore muraza kumureba yaje ntabwo yigeze bapima ibiro bye mbere ko ajya mbere ko musengera, ariko murebe mukina mu munyura bwenge murebe buryo abantu ari ababeshyi. Yani umuntu aje aramubwira ati ngewe nsengera abantu bafite ibiro byinshi bikagabanuka. Uyu muntu aravuga ati aramusengeye aje avuga ati ngaho jya ku munzani. Umugore aragiye aho ngaho atanye kwiriza ngo umwana ngo bitangaza ngo narifite ibiro 110 ngo none sigaje ibiro 100. Bavandimwe murebe izi ni kinamico zibazi gukinga musengero.
nimba ari ukuri ko kuceta mupige ibiro mbere kwajya ku munzani ngarebe ibiro afite tubirebe twese hamwe mbari 110 hanyuma musengere turebe ko ibiro 10 byavuyeho yani bavanywe ku muntu ufite ubwenge ku muntu ushaka kubenya ushaka no kuyoboka ari mu nzira nk'izi ngizi bavanywe ibi ni ibintu bigaragaza yuko abantu bose bavanywe nta kintu bashaka gusa amaronko y'isi ndetse bakorera na shitani kugira ngo bajyane abantu mu muriro jahannama ngabo banzo rero mu pasteur ajyanye umuntu ku munzani aramubwira ati ngaramusengeye kumufata ku mutwe gusanga aramusengeye umugore yaje ari kwiza ngo Imana mwere bitangaza ngo narifite ibirano 110 kuki atajye kumunzani mbere ko bamusengera tubanze turebe ko afite ko ari 110 mbere yuko aza kuvuga ngo avuye 110 ngaho rebe bavanywe namwe ibe bikubera mu sengero za bagenzi bacu. You know and you want to lose weight instantly. Muneda kgs mangana 110 kgs. Okay, in Jesus name, touch. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Let's check it. Check your waist. Let's hear from her. Huh? Sketi yangu yanga ichibata panda uwe. Bati panda pamana mata ndikadona panda muka. Ndaona sketi yangu ishinota isina. He even came prepared with a scale, which he used to confirm the effectiveness of his weight loss miracle on the lady. Sibyo gusaba vanimwe hari undi mu pastor nanone uyu nguyu nawe yitwa pastor cyangwa se yitwa Pastor Andrew Ejimadu. Uyu ni muri South Africa, muri Afrika y'Epfo. Uyu nawe bavanimwe ibitangaza bye babwira abakristo bati ngewe mfite ubushobozi bwo gukora ibitangaza nkagushyira amafaranga mu mufuka wowe uri aho ngaho. Barangiza agafata umuntu sinzi binamukorera ibintu by'imyuka mibi umuntu akikubita hasi sinzira agacupa kamavuta afata akagira gutya ibintu bijya akora akabiye umuntu ngo nahaguruke ngo kora mu mufuka wawe ngo hajemo amafaranga. Bavandimwe ibi byose nabibabwiye gukora ibitangaza nk'ibingiye bitangaza ibitangaza ahubwo ubwo n'uburozi izo ni seheri yani abantu bose abantu bakabona ibintu bikorwa bidasanzwe kuvuga ngo ni bitangaza na abo bose bavani bakora shaytani kandi Iblis afite ubushobozi bwo kuba yakoresha yo kumuha power zo kuba yakora ibintu bimeze nk'ubitangaza ariko mu byukuri ari iki ari uburozi. Ndetse bavandimwe abantu benshi iyo bakora ibintu nk'ibyo byo bavuga ko ari bitangaza nako mwibuka amateka ya Musa abarozi ba Firaoni banazi ngo ni hasi zinduka inzoka ariko bavandimwe Allah tubwira yuko baroza amaso y'abantu babona ko ari inzoka ariko mu byukuri zari inkoni zari zikiri za nkoni ariko bavandimwe aba nabo rero babona yuko ibyo byose ari bitangaza mu byukuri kandi mu byukuri izose bavandimwe nta bindi n'amarozi ndetse n'imyuka mibi. Ngaho rebe pastor nawe ari kubwira abayoboke bati ngiye mfite ubushobozi bwo kuba nagushyira amafaranga mu mufuka ngaho murebe. And do you have money in your pocket? You don't have money in your pocket. Remove your pocket, I see. There is no money. Remove yours, I see. There is nothing. Can I put money in their pocket? Look at this. The miracles I perform look like magic. Do you want me to put money in their pockets? Miracle money. See, I want a miracle money. How do see I want perform miracle money? Give me two as I say. You saw their pocket. It was empty. But you are going to remove money now. You want it in dollar or pounds or rand? You want it in dollar? This is what I said. This is what I said. That's what I use to perform it. Stand up. I have released money, and money has entered. And you check your pocket. Check your pocket. Check your pocket. Check your pocket. What is that?
pastor nanone twakurikizaho uyu ni pastor nanone witwa Pastor Odumejo. Iyo Odumejo bavandimwe nawe bavandimwe mureke abavandimwe ba Kristo bagenzi bacu mureke rwose murebe ibintu bizima bibafitiye inyungu. Uyu pastor ibitangaza byo bavandimwe afata umuyoboke we mu Kristo akamutera akamushira ku rutugo yarangiza akamuzengurutsa mu rusengero akajugunya ku ntebe ngo ibyo ngo bitangaza gari ku musengero bavandimwe turebe ibintu bizima bidufitiye inyungu turebe ibintu bizima bituganisha ku Mana ibingi bavandimwe na pastor bari gukinira ku buzima bwanyu abana ba pastor barimo gukinisha ubuzima bwanyu nk'ewe wa Kristo kugira ngo kubera ko bamaze igihe babagize inama bavuze ko muri intama none bashaka kugosha ibyo bashaka kubakoresha ibyo bashaka nk'intama koko mufite ubwenge Allah yabahe ubwenge ni mutoranye inzira nziza inzira ibafitiye inyungu ngaho rebe pastor nawe bavandimwe ibitangaza byo akorera mu wa Kristo be. Everyone can never be preaching love. I'm not a man of preaching of love. I'm a war. I'm a fight. I'm in Gaboski. From his wrestler-like entrance to the miracles he performs, everything about Odumeje screams unusual. One of such miracles was when he carried a man carefully, then flung him across the room. In fact, that's Odumeje's signature wrestling move. Taking up the Homer. The world heavyweight champion of the Most High. Watch him. That is a man of power. It still amazes me how that guy didn't end up with some broken bones. But I guess that's what happens when you are flung like the heavyweight champion of the Most High. Any problem you are here with, fear not. So ngo busaba vanimwe hanundi noneho umupastor nawe bitangaza byo birasekeje. Uyitwa Pastor Samuel Kakande. Uyu Pastor Samuel Kakande bavanimwe ibitangaza byo yakora mu rusengero bavanimwe no gucenga abakristo be. Uyu pastor bavanimwe azana umupira w'amaguru mu rusengero hakaza abagabo nimbara abasinzi nimbari iki akabacenga bakigubita hasi ubwo ngo gukora ibitangaza ngaho namwe ni mudebe bavanimwe abahanuzi b'iki gihe ibitangaza bakora mu rusengero z'abagenzi bacu. Decided to become Prime Ronaldinho in his church, dribbling members till they fell down. There we go. You would think this was a comedy show, but this pastor was actually casting out demons from his dribbled congregation. Or at least that's what he wants us to believe. So ngo gusaba vanimwe harundi pastor nanone uyu nawe yitwa Pastor Rabalago. Uyu Rabalago bavanimwe we noneho yagezeho afata abayoboke be afata intama ze mu rusengero rwe afata umuti wica udukoko mu nzu nani insecticide akajya puriza abantu mu maso akababwira ngo Imana yamutegetse gupuriza abantu mu maso umuti wica imibu yane n'utundi dusima mu nzu ngo arimo kubakiza indwara ya sida na kanseri ngaho amavanimwe n'umundebera abantu nk'aba koko nimba kuko Imana Allah subhanahu wa ta'ala ashaka gutegeka umuntu wakora ibitangaza bingibi ugukiza abantu uri kwica abantu amaso y'abantu uri kubakiza uburwayi rero bavane mu mafasha umuti wo kwica imibu cyangwa se insecticide asakuya ngo kanura amaso akopurize mu maso ngaho naho ngira nimba ibyo ari bitangaza bavanimwe abayisilamu ndetse n'abagenzi bacu batari abayisilamu. That the best way to perform healing miracles on his congregation was to spray insecticides into their eyes. Now, if that isn't outrageous, tell me what is. According to him, God had given him the power to heal people with all kinds of diseases, including HIV and cancer. The Limpopo Health Department has been granted an interdict against controversial pastor Letebo Rabalago. Rabalago sprayed members of his congregation with doom. The interdict effectively bars the pastor from using hazardous materials for so-called healing purposes on his congregants. Health officials have warned it poses serious health concerns. They've since recommended that Rabalago's mental state be evaluated. This case makes you wonder who's actually sick. Is it the pastor himself or the congregation that allowed him to spray insecticides into their eyes? Even when conducting miracles, you would expect a pastor to be concerned about the safety of his members. But according to Pastor Rabalago, the insecticide he used was an order from God. So who's telling you to use doom? God. God's telling you. And has God told you about the side effects of spraying doom in someone's eyes? Yes. But we haven't seen that yet. Ubundi bavandimwe noneho uyu nawe no pastor noneho inaho watangaje abantu mu rusengero rwe bavandimwe witwa Pastor Blinks no muhakanyi ukomeye cyane uyu nawe afite urusengero rwe uyu nawe bavandimwe
ibitangaza bye no kubwira abayoboke ko agiye kuboza yani kubakuraho imyuka mibi. Yarangiza abavandimwe mu rusengero nkuko mujye kubireba, abantu bakaza agatereka ikibasembe imbere, umuntu w'umugore muzima ufite ubwenge akaza agakuramo imyenda yose, yewe n'umwenda w'imbere akawukuramo akicara wibase pastor akamwoza. Harya abavandimwe namwe ni mumbwire nimba koko uyu muntu ari umupastor. Ese wowe umuntu wemera uyu muntu ko ari umupastor akora ibitangaza, muratekereza ko Imana Allah subhanahu wa ta'ala ashobora gutegeka umuntu gukora ibitangaza muri ubwo buryo? Bavandimwe bose n'abapastor n'abahanuzi b'ibinyoma, abo bose n'abaje gukora shaytani, baje gukora ibilisi kugira ngo baganishe mu jahannama. Ngaho reba nawe mu Kristo uri kureba aho ngaho, uyu mupastor nk'uyu nguyu ujyana abayoboke be mu rusengero, yarangiza akabakora imyenda akabikiza mu ibase barimo kuboza. Icyambere kwanza ubwe no munyabyaha, icya kabiri kuri shaytani arakoze ibyaha gute bavana Islam. Mu rusengero hicayemo abana batoya, isengero harimo abantu, umugore muzima ufite ubwenge. Niyo mpamvu nababwiye bavandimwe abakristo hano mu rusengero zabo harimo imyuka mibi ya shitani ituma badatekereza ku byo barimo gukorerwa ko ari ibintu bitari byiza. Umugore muzima ukuze agiye imbere y'utwana kuyema imyenda yose yicaye mu ibase baramwogeje. Bavandimwe ibi bintu ntabwo ari byo, ibi bintu ni imyuka mibi y'abapasiteri bakoresha mu rusengero zabo kugira ngo ibaganishe abantu mu jahannam. Sijyo gusa bavandimwe, hari n'undi noneho umupasiteri bavandimwe. Nyamara nababwiye abapasiteri bavandimwe n'abadajali, n'abadajali bavandimwe, n'abagome, n'abantu babi ndetse bakoresha shaytani. Uyu pasiteri nawe bavandimwe yitwa Light Monyeki. Iyo Light Monyeki nawe bavandimwe ni umunya South Africa. Uyu nguyu ibitangaza bye avuga yuko Imana yamutegetse guha abantu kubanywesha uburozi, kubanywesha umuti w'imbeba, umuti w'ikimbeba bavandimwe, latex. Burebe nawe mundebere bavandimwe, aba bantu afashe umuti ushize mu mazi anywesheje abayoboke be. Mutajya muri kubabesha ngo abanzu mwanze murebe abo bantu bavandimwe. Kandi abayoboke nabo nko nabibabwiye, abakristo nabo ko ari inama zitabasha kubwira umushumba ngo dashonje cyangwa gute la. Yani bamwetse ko ari umuti w'imbeba w'ikimbeba, baramuhaye ngo Imana ngo iravuze ngo umuti, aranje akagira gute nawe akamwe. Bavandimwe abenshi muri bo barapfuye, abandi bajya mu bitaro. Iyo pastor bamubajije tse ni Imana yagutegetse kunywesha abantu umuti, avuga ati ni Imana yabinumye kuko njye n'umuhanuzi, Imana niyo yanumye ubu n'ubutumwa bw'Imana. Bavandimwe mutagira ngo ni kubabesha, reba uyu mugabo nawe uburyo akorera abantu, arimo kwica abakristo ibiramwa by'Imana, ababesha yuko ari umuhanuzi. Bavandimwe mumenye ubwenge, mumenye yuko izi sengero zose musengeramo abapasiteri bose bari kubabesha. Bavandimwe nta numwe uvugana n'Imana, abo bose bakoresha imyuka mibi, imyuka ya ibilisi. For we have Pastor Light Monyeki from South Africa instructing some members of his congregation to drink rat poison to show forth their faith. He told the worshippers at the Grace Living Hope Ministries to drink from a bottle that was laced with Ratex, a notorious rat poison, to nourish their bodies and heal their sicknesses.
Lightmon Yeki was the first person to drink from the bottle, after which other members followed suit. It was later learned that the rat poisoning miracle led to the deaths of some members, while others were hospitalized. Bavandimwe tugiye kune umupasiteri nanone yunawe ni umupasiteri witwa Daniel. Uyu mupasiteri bavandimwe we abakristo be yabagize inama koko. Yabagize inama n'ihene abafata mu rusengero, yani bavandimwe niko nabibabwiye, abapasiteri n'abantu b'abagome cyane, n'abantu babi cyane, ndetse ni mureba neza murasanga nta gukorera Imana bakorera shaytan, ndetse banabaganisha ahantu habi. Uyu mupasiteri bavandimwe Daniel we mu rusengero rwe, yani nimba afite urusengero hanze akaba ari Pasparum, jardin ya Pasparum. Iyo jardin maze kwera cyangwa se imaze gukura iyo jardin, ntago ashobora guhamagara umuntu ngo aze ngakupe iyo jardin la arakupa gute kandi afite inama mu rusengero rwe. We yategeka abayoboke be abakristo bakavuga ati mugende hanze, mugende mujye kurisha Abayisilamu n'abatari Abayisilamu bakristo. Ntago ndimo kuvuga nabi insengero zanyu mwebwe bakristo, ndi kubabwira ibintu bihari, mumenye ubwenge muyoboke, murebe aba bantu ibyo bakoresha ntago ari byo bavandimwe. Umuntu kuza kubwira ngo Imana ngo yambwiye gukora ibi nibi la, Allah subhanahu wa ta'ala Imana y'ukuri ntago ashobora gutegeka umuntu ibintu nk'ibyo ngibyo, ko wafata ikiremwa muntu ukigire nk'amatungo. Abwira abayoboke ati mugende mujye kurisha hariya, wangu ngo arimo kubavura indwara bafite mu mibiri yabo. Bavandimwe, ninde umuntu ufite ubwenge ushobora gukora icyo kintu avuga yuko arimo kwivura indwara bavandimwe? Kandi bavandimwe bagenzi abayoboke bakavuga bati uyu muntu agakora ibitangaza, bakagenda bakarisha. Bavandimwe utajya ngo kumubeshyira, yewe uyu pastor burya arimo kujya abayoboke be arimo kugera bakarisha bakarya ibyatsi. Bavandimwe Abayisilamu ndetse n'abatari Abayisilamu, muyoboke mu bintu by'ubuyobe, mugane Imana imwe rukumbi, mugane Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko aho muhagaze bavandimwe ntago ari Yesu wahabashize, ahubwo ni ibyo abazungu babazaniye, ni inzira za shaytani za Freemason bakoreye mu mapasteri babayobya kugira ngo muzajye mu muriro wa Jahannam. So I'm going to give them food from above. People are fasting, but they're going to eat the fulfillment from above. Wake up! Stand up! Stand up! Upright! Attention! Look at that. Look at that food. Be quiet! Be quiet! Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. This pastor told his members to eat grass, claiming that it would bring them closer to God and heal their sicknesses. The funny thing is that the members actually listened and ate the grass. One even shared a testimony that her sore throat got healed after she ate grass. Another member said that she suffered a stroke for about 2 years but started gaining strength, and that later she walked after an hour. Guess we all should start eating grass already. Awesome. This man of God is demonstrating the power of God life. Avani meona mpastor na twavuga yunano mpastor watangaje abantu muri South Africa. Yunawe yitwa CSC Matiki. CSC Matiki baba nimwe yafunguye urusengero rwitwa Kabula. Uyu nawe bavandimwe we yashinze urusengero rwe bavandimwe n'urusengero rw'abasinzi. Ni bishop yafunguye urusengero rwitwa Tsietsi Matiki. Afite urusengero rwitwa Kabula muri South Africa. Urusengero rwe bavandimwe rw'abasinzi. Yavuze ati je nafunguye urusengero rwanjye kugira ngo bashe gufasha abantu bahawe akato mu nsengero zindi. Urusengero rwe n'urusengero rw'abavandimwe rw'abasinzi. Nawe ubwe iyo aje gutangira misa cyangwa se aje gutangira kwigisha abantu abaza kunywa inzoga. Izi sengero tubona zizaduka umunsi ku munsi. Hari urusengero rwanduka uyu munsi, hari urwadutse ejo bundi, hari urwadutse mwaka wa kangahe. Bavandimwe mumenye yuko izi sengero zose nta rusengero na rumwe rwatangijwe na Yesu. Yesu nta rusengero na rumwe azi. Ibyo ni sengero zanyu mwatangijwe, abapasiteri baje, abantu baraje batangiza insengero, namwe murakurikira abayoboke babo. Bityo rero nizo ujya gusenga muri izo sengero ujye uvuga ati ngiye gusenga kubera ko nasanze iwacu basengera muri urusengero. Iri dini ndirimo kubera ko navukiye iwacu sanga iri dini n'ibyo iwacu basengeramo. Ariko ntuzasengera ngo ufite icyizere uvuga uti iri dini ni dini rya Yesu niwe waritangije. La, ibyo ntuzabigiraho icyizere. Uzamenye kandi ku munsi w'imperuka yuko uzabura mu manyagihombo, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala muri Quran ndetse bavanywe ngiye ndangazwa n'Abayisilamu. Hari Abayisilamu bagira ubujiji.
ukabona umuyisilamu avuye mu dini y'Islamu, idini Allah yamuhitiyemo agiye mu bahakanyi. Bavandimwe, Allah atubwira ati fa aina tadhhabun, muraganahe mugihe abayisilamu Allah yahaye umuyoboro. Muri Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu, umuntu uzashaka yindi dini itari Islam, Allah atubwira ati uwo muntu amenye yuko iyo dini agiye gushaka Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo azigera yakira iryo dini. Kandi Allah akatubwira ati wa huwa fil akhirati min al khasirin, kandi ku munsi w'imperuka azaba mu banyagihombo. Bavandimwe Islam rero Allah subhanahu wa ta'ala akajya akatubwira ati inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, mujukuri idini Allah subhanahu wa ta'ala yemera ni idini ya Islam. Idini rimwe rukumbi imbere Allah azi anemera ni idini y'Islam. Ntabwo ndi kuvuga uIslam kuko yakora idini ryanjye bavandimwe, ahubwo tugiye no kureba neza tukareba n'intumwa z'Imana nkuko abakristo mwemera ko Yesu mumukurikira. Turebye uburyo Yesu yasengagamo, Yesu ntabwo yasengaga ari kuririmba cyangwa ari kubyina mu nsengero la. Yesu yasengaga ashira umutwe we hasi, akubama agashyira agahanga ke hasi akubama. Abrahamu muramwemera ko ari intumwa y'Imana bavandimwe ba Kristo. Abrahamu yasengaga ashira umutwe bagahanga ke hasi. Mose nuko muramwemera ashira agahanga ke hasi nkuko abayisilamu tujya gute tubigenza. Bityo bavandimwe umenye yuko abakristo byose byadutse ni ipangu y'abazungu kugira ngo baze bayobye ikiremwa muntu. Ndetse bavandimwe iyi ngiyi ni program ya Church of Satan. Ndetse murabizi yuko na Bibiliya bamaze kuyicengeramo, bagiye bahanagura ibyo bashaka bagashyiramo ibyo bashaka. Urugero nujya muri Bible uzasanga inyuma kuri page ibanza bakubwira bati iyi Bible twasaza ari amakosa arimo turayakosora. Ese ni Bible ari amagambo y'Imana akaba yaranditswe n'abantu bari bafite umwuka w'Imana, ni gute bashyiramo amakosa? Abantu bavutse ejo bundi bakaza bakayakosora. Bavandimwe Islam, bavandimwe rero ibyo byose nibigaragaza yuko aba bantu bavandimwe bayinjira na Freemason ndetse ibandikira Bible nshasha. Ndetse iyi Bible bavandimwe muraza kuyibona vuba ahangaha. Iyi Bible bavandimwe Papa Francis yavuze yuko abanyafrika nta kintu mugomba kuvuga. Bible twe twayanditse abakatolika, twe twayanditse Church of Satan, ni twe tuyizi. Icyo yavugaga ari kuvuga icyo ari kuvugira abatinganyi, ari kwemeza yuko yemeye ubutinganyi. Yani akavuga yuko na ya mirongo muvuga yo muri Sodoma na Gomora iyo mirongo ntagibaho, iyo mirongo akanavuga yuko bavandimwe yuko Allah subhanahu wa ta'ala Imana ishobora kwibeshya. Bavandimwe tuzakora clip, tuzakora indi part 2 niyo muzaba ibintu byose noneho murebe uburyo kibaho bavandimwe. Mugiye ngo ndi kubabeshya bavandimwe. Iyi Church of Satan yamaze kwigarurira yamaze kwigarurira abakristo mwese, yamaze kubigarurira hanyuma ubwo uri guhanga no kwinjira abayisilamu. Natwe muri clip ziri imbere muraza kureba rero uburyo Church of Satan bashaka twinjirira, twige imitego yose, tumenye uburyo bashaka kutwinjira bavandimwe, tumenye duhangane no kuba twagira gute no kuba twarinda idini ryacu bavandimwe Islam. Ariko abavandimwe bacu b'abakristo bo Freemason tayari yamaze kubinjirira n'ahantu bashaka kwepera ko na Bible bamaze kuyandika ubundi bushya. Bible bamaze kuyinjirira imirongo y'Imana, imirongo ivuga ku ubumwe bw'Imana bayihanaguyemo bashyiramo ko Imana ari ubutagatifu. Ibyo byose bavandimwe nibyo kubeshya abantu kugira ngo abantu mukomeze mu buyobe, muzajye mu jahannama. Kandi iyi niyo mission ya Ibilisi, no kujyana ikiremwa muntu mu wa jahannama. Bavandimwe Islam, waba ari umuyisilamu, waba ari umukristo, ndetse n'utafite idini, umenye ko shayitani ni umwanzi wawe. Shayitani afite intego ye no kujyana mu wa jahannama, nk'uko yabisezeranyije Allah subhanahu wa ta'ala ko azayobya ikiremwa muntu, azahakikisha yuko abantu bose bajyanye nawe mu wa jahannama. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturida kuba muri abo ngabo. Ubwo rero bavandimwe tubararikiye clip part 2 no tuzareba noneho hano tuzaza dushwanyaguza noneho tureba noneho imwe mu bintu abakristo mwemera Christmas n'ibindi bigiye bitandukanye bavandimwe. Uburyo ki Freemason yaraje bavandimwe yita ivanga ibintu abantu kugeza uyu munsi bavandimwe bakoreye icyo bita brainwash. Kasore zangaha sawa Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kuyoboka, akaduha kuzafatura abayisilamu, ndetse bavandimwe tukanasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kujya iherezo ryiza, tukazafatura muri abandi bamwemera, kandi tukazarokoka n'umuriro wa jahannama. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaykum.